mafaranga ngumira rikundeke mafaranga niba unyobotse unkize. Ese njye mutunzi naragutoye ko ndi muto nabyukaga bukeye, mbarirwa muri bambara ubukeye, nta gutekereza ntejo nzakora iki, nzabaho nte, n'ibindi byinshi ufite icyerekezo gihamye yibaza. Njye mutindi se naragututse? Oya rwose uzambeshyera ibindi. Niyo nabaga ndi mu bitaramo nkumva bavuga ibigwi byawe nararucaga nkarumira, nyamara uko numvise ibyawe nasiba uyu munsi nkasiba uw'ejo bwacya nkakuvumbada. Ayabatindiwe nyamara ivumbi ribyaye ibyondo aba ari njye uheraho uhindanya umpigika hirya aho ku ruhande ngo abatunzi batanagotse nk'uku kwanjye batambuke. Akabi gasekwa nk'akeza koko, ariko reka nseke mfite impamvu ifaranga ryampunzega ndarikenga. Tore utaritunze iryo tuza ntiwarirata ibitekerezo, reka ntiwabitanga icyo kimero cyakumarira kukireba, ariko nyine uritunze ari we ukigenga. Twebwe abasizi tutaritora ubwo tukaba turagatoye tugahindurwa abasazi batazi gutandukanya igisiga n'umusambi, maze ibyo duhimba bikamirira uruhumbu mu makayi. Ndorera uburyo duhora duhangana, duhangayitse duhigana, ngo hari utagwije njye nagwiza, tukarihiga duhereye ku giceri, tutiburiye inoti niziza tuzatuza bugacya bukongera bugasubira, tukarihiga tudasibira, tugasebanya ubusembwa tukisiga. Intego ari ukurunda turundanya, ngo dukunde tugwize amamiliyoni, maze tubone dusabane, dusangire n'abandi ntibihebe. Nyamara uko ryinjira umufuka, inda nayo ikarushaho kwaguka, ukumva n'utwo abandi watubika, ubumuntu bwose bukayoyoka, warora umuntu ukamubonamo igicuruzwa, uti buriya ibihaha bye byahahwa, bugacya inda yangiye igahazwa. Niyo mpamvu mu bizira nayo nyaziririza, abandi bayavuga njye nkayatsinda. Amafaranga akayana niyo urajugunya, ndetse ahubwo kure cyane. Twirirwa twiga ariyo dushaka, tugoka duhinga ariyo duhiga, tuvuga amahombe iryo jana ribikwa, bacuranze bayahiga ubu bahabwa impundu. Bamwe mu bahanzi b'inganzo yazimye burundu, bahimba ibihebe bibihebe babuhene, bizira inama habe n'impanuro, byuje amashusho yashyushye y'abari biyambariye ukuri, ngo bakunde bahuruza imbaga nyamwinshi, bakurikira kenshi ntazi uwayiroza iryo faranga naryo ngo ribe ryinshi. Burya ngo muri ayo mashusho yabo mwarusumbya abandi kubuguza, akanabasumbya kubunuza, anabasumbya kubikuza. Kwanza aturuka mu kubunuza, gafaranga araza ati ndakwifuza, nyamwari uwo nguwo akifata, gafaranga kabara inoti ya mbere bikanga, iya kabiri bikaba uko, yagera ku ya 10 nyamukobwa uwo ati ndakwihaye, nushaka unyongere ndare. Harya ubundi binjye mbyita iki? Ubu ni uburetwa turimo tutazi bw'aya matinda dutwaza igitugu. Dore uwo yasanze yabaye inshuti na cya gihomora cyahomoreye imahanga, tugasigara tukivumira ku gahera cyahingutse imuhira uruhanga ruyaga. Intebe yicaragamo yarabaye iyanga pfupfunyura y'ibidolari tutazi imvano imvano yabyo. Twese tubonye ibyo bimiliyoni turakunda turayoboka turamukeza, nyamara imfura agatindi gasa na data, ubu niwe murenze amase w'umuryango, aho mu gikumba nta kumburwa. Nanjye ubu ndaha mu matongo, rwa rukundo rwitwaga ingenzi nabonye rumpunga rwerekeza mu misozi ya kofi. Ndavuga ntururuntaye mu matongo atagira itara, no mu muturirwa ugeretse kabiri ntirwazo yaza kunsiga ngo rusanga abatunze imiturirwa igeretse kane. Naho rero ndakwiyamye, mafaranga wamunze ubumuntu, mafaranga wishe umubano, mafaranga wanyaze urukundo, nubwo wangumiye sinakugandukira ngo ukomeze kungoroza intege z'ikijumba. Ubumuntu nyabwo niko karango, nimba ubura rwose nzapfe, urukundo kuri bose niyo ntero, ninda utatira nzazira ibyo, naho ubundi byo kugutunga usaze cyangwa urorere ni nayo yawe.